abareyo kwera ko bambara nk'ari Hilal ari Hilal kwera ko bambara nka Sport barihuje byararangiye ubu reyo shyiramo ikimenyetso cyabihwanye n'ari Hilal aho ari Hilal izahurira na APR umureyo niyo nka izabiri kuri ari Hilal reka twigire mu kibuga bavuga kandande yatewe Rwanda Premier Mohamed Abdurrahman nsigaranye iminota 8 nababwiye abantu Mohamed Abdurrahman batubwiye imifanire vuga ko itandukanye niyo imifanire umufana bazana uwo bita chef d'orchestre ni ubereka ibyo bakora uko babikora bafite uburyo bwo gufana burenga 35 nta vuvuzera nta ngoma umureyo yabonye bambaye ubururu n'umwera biyungaho yari yambaye imyenda ya Rayon Sport bamukoresheje tize abahungu bagenda bafatana urunana byamaze kwicaye ku minota 20 yaravuze ati twambara kimwe ariko twafana kimwe ikipe yarayikinnye nimugoroba ubwo ngengeze mu kibuga siho tugiye kuri match yarayibaye nimugoroba ya 2-0 ikipe yarayikinnye tubushobozi urumva ni ikipe ya kabiri kuko abandi baragiye muri national abandi bagiye muri national abandi urumva abandi bari barimo bararuhutswa abandi bari batinye kubakinisha kuri iriya Gilbert ni yahamagaye mu Burundi Gilbert gira umugisha nawe yahamagaye ubwo nawe ntiyarahari abakinnyi rero benshi ntabwo bari bahari kuri hotel Bereri yo mu Kiriri no bari gukorera kampo Barundi urumva iri ruguru hari Kiriri ndani Bujumbura ndani my dear friends ikipe bita Al Hilal yakinisha ikipe ya kabiri irawuhamya iragenda baba cyangwa nuko yakiriye na AS Kigali nayo itameze neza AS Kigali abakinnyi bose muzi beza ba AS Kigali bari barimo Rubagumya yari yaje Rubagumya uri kwactinga nka president narebyera Dr Rubagumya sinitegereje muri umuntu nabonye ambasaderi wa Sudani mu Rwanda yaraha ntajya siwe abantu nabonye n'abayobozi ba Al Hilal urumva kominote y'abanyasudani y'abanyeshuri biga hano ndaje nje ku kintu cyitwa imifanire muri ya kaminuza mwibagirwe mu gihe kwigishwa gufana abanyarwanda babeshyaga mu gihe kwigishwa gufana abafana batarenze 60 abakobwa beza babasusurutsa ruhimbi n'abanyasudani kazi bari bahari abakobwa beza cyane muri VIP bicaye biteretse abahungu bakiri batabaje n'imyaka 20 batarenze 60 bakoze ikintu bita orchestre stade Kigali Pere abantu batarenze 60 barayiterura kabumva umunyasudani ntabwo afana bya bindi byanyu ngo byavuzera no gukubita ingoma ubundi yikubise ingoma uyikubitiye amakipe yose iyo uvugije vuvuzera n'amakipe yose umunyasudani araza agafata umujene umwe akaza akaba ari we chef d'orchestre ako muri Kigali mukamaze nk'ura barimo baracana umuriro maze kubona message abayingana na Joseph batiki bonjour match zose zizakinwa hataraboneka proof ya CAF nta manota azabarwa iyo mikino izasubirwamo nyuma muvaneho urujijo impamvu babivuga ku ikipe impamvu ziri gukina nibo babisabye kugira ngo bitegure imikino ya CAF ibyo nyine babivuga ku ikipe ya AS ayo makuru niko nanjye niko nari nase baravugira Gicumbi niba inama yarabaye mbere bakabyumvikana abayobozi ba AS Galaxy bari gutuma n'ubundi kataba yaba ari amanota bagiye kubona ibyo kunyomoza urumva ibyo kunyomoza ubuse ko batabitugiye ku cyumweru hakirimo cyo kuvuga ngo bashaka gukina gishuti cyangwa se gishuti ubuse ko babanje gusohora fixture itanditseho n'isaha n'igihe match zakinirwa ibyo kugaruka ku bayobozi baza kureba imikino nibirarane ikipe ifite abakuru baduhaye ntabwo reka tuyafate uko bayaduhaye ariko ntibazavuga ngo baranyomoza ntabwo barimo baranyomoza batanze amakuru uko bayafite sibyo kereka ni Rwanda Premier League reka twigire mu kibuga bavuga kandande yatewe Rwanda Premier League Mohamed Abdurrahman nsigaranye iminota 8 nababwiye abantu Mohamed Abdurrahman batubwiye imifanire vuga ko itandukanye niyo imifanire umufana bazana uwo bita chef d'orchestre ni ubereka ibyo bakora uko babikora bafite uburyo bwo gufana burenga 35 nta vuvuzera nta ngoma umureyo yabonye bambaye ubururu n'umwera biyungaho yari yambaye imyenda ya Rayon Sport bamukoresheje tize abahungu bagenda bafatana urunana byamaze kwicaye ku minota 20 yaravuze ati
twambara kimwe ariko twafana kimwe byamaze kwicaye yewe igihe hakiri abareyo kubera ko bambara nka Al Hilal Al Hilal kubera ko bambara nka Sport barihuje byararangiye ubu Reyo shyiramo ikimenyetso cyabihwanye na Al Hilal aho Al Hilal izahurira na APR umureyo niyo nka izabiri kuri Al Hilal mama rero mubwira ikipe ya AS Kigali abakinnyi bose beze ejo barakinishijwe. Gigi yagarutse kuri gatatu se cyangwa yari kuri gatatu ayikinnye igihe bene data Janvier Gigi ndayishimiye urumva Didier yakinnye kabiri Rucogoza Eliasa Onyabor Rucogoza Eliasa yari kumwe na Onyabor muri Access amabanje ndabona bazasoma ababanje niyo nkuru Pascal yari mwizamu Eze umutima wa defense Isaac Eze na Franklin Onyebor na Onyebor mu central defense Rushogoza Eliasa katikati wanja yego gatandatu ndayishimiye Didier kabiri bene data Janvier Gigi gatatu Dushimimana Olivier Muzungu karindwi uruhande rumwe Ntirushwa Aime umunani Moloko Jesus ikinaga nyuma rutayizamu Kisenga Arsene Tuguma ku rundi ruhande Rudasingwa Prince muri attack nuko 11 ba Al Hilal babanje kuduha mu cyarabu induru ziravuga turavuga ati ntibishoboka mwikoza AI turavuga ati AI dushyira hariya AI kubwira ko mwizamu harimo Farid Yasser Awad na Othman Diouf umutima wa defense Artayeb Abdelrazak Mazen Simbo Fares Abdara Youssef Kabore namba 18 mugongoni mwisura mubona neza cyane Al Haji Madiki nimero 18 nimero 6 wa mbere mu Rwanda kugeza uyu munsi Madiki yatsinze igitego niyo wakoze control n'agatuza kadepoza muzamu Al Haji Madiki igitego cy'umutwe ku maguru ye maremare areshya na mu nimero 6 wa APR neza Sekiganda na Sekiganda n'indejo nari amaguru akomana ubirebye neza wajya mu Sekiganda ariko bro barakante muremure nimero 6 itarabo Madiki nimero 6 afite izina ryiza Al Haji Madiki ni mubi cyane yatsinze igitego cya kabiri bakagira Kindness Score yarari kuri attack Kindness Score izina ryiza cyane uwo bita Mohamed Abdulrahman yirukanga nka Ferrari bro ni Ferrari genda Mohamed Abdulrahman igitego cyiza cy'ubwenge kabisa na Emmanuel Flomo abone bakinnyi 11 baga my dear friend ikipe ni ugukoraho rimwe kabiri bagacomeka muri espace vide muri rukanga bamubwira ukuntu bimeze ruvuya Zandani zivuga ko aya makipe yasabye gukinira mu Rwanda ariko hari ibindi bihugu byifuza ko yajya gukinira iwabo kwa ime ekipe yajya iwabo kandi bimwe mu bihugu byifuzaga ko aya makipe ajya gukinira iwabo bifite abagabo bafite inshingano zikomeye muri CAF murabyumva bivuga ko Zandani ziba zigenda zihihwiswa hari abantu bari mu buyobozi bwa CAF urumva barimo baratinza dosiye nkana basa nk'abigendamo gahoro bakoze lobbying kugira ngo nibibi barimo baratinza urumva yani magambo ni nkuko nyine ibe yatanze urugero kuri Boni Mugabe Boni Mugabe yaba ari urimo gusinya ari ubusinya bwa nyuma kandi yifuzaga amakipe aza mu Rwanda kandi amakipe yaramaze kudesida handi ayo yarakuzajya handi kirkarega ni ikintu gikomeye kwakira amakipe nkaya ntugire ngo abantu bose babyishimiye abantu bose babyishimira ni ikintu cyiza cyane nyine baduteye cy'umutwe ikipe ya Al Hilal irakomeza ikine imikino ya gishuti ikipe bita Musanze Football Club yifuje umukino wa gishuti na Al Hilal ari igasaba gukinirwa Musanze ndabona kibuga kuntu cyari kimeze muri weekend muri yakiguye Hilal yaje izajyanwa impamvu za champion irasimbuka urumva muri iyi mvura ikipe bita Urucaca Vert Blanc Kiyovu Sport iravuga ati yo kwa General match amicale na Al Hilal aho mushaka hose turayitera murumva Gicumbi Football Club nk'ikipe iri town ariko yo irimo inakina neza muri champion ariko yo ikaba inahagarariwe urumva ariko uretse n'icyo iyo Gicumbi match amicale niyikina ni muri ubu buryo nka AS Kigali n'ubundi yakina
bitekerezwa ko yo iri kuri fixture ari fixture ya champion ya fixture hari yasohoye Gicumbi iriho ngo hariho Bugesera hariho AS Kigali niyo Gicumbi iriho wango ya manota azaba ameze nko kwa ariko ubona approve iramutse ibonetse tuvuge nk'urugero uyu munsi match yo kuwa kane ubwo Al Hilal izakina kuwa kane ikinnye na Gicumbi kuwa kane yabikinnye champion cyane niba kintu taraboneka ubwo ni bwa buryo ni nko kuno bikuza amafaranga uyashyira nko kuri momo yawe ariko ntajye kuri momo no kuri banki yavuye ayo mafaranga hana bari ni yayo manota ahantu hazajya bari ashaka kuri banki usinze hanyuma rero ikipe ya Al Hilal yakiniye kuri Kigali Pele Stadium iravuga ati iyi ni indi experience tubonye ibyo tuzahura nabyo muri shampiyona kuko ntitumenyereye gukinira kuri tapi ariko nayo iyo experience turayibonye yasabye ko umukino wa Gicumbi wo kuwa kane cyangwa se niba na Kiyovu ikipe yari yose izakina na Al Hilal kuwa kane Igicumbi bazakina muri stade Amahoro i Remera ku Cyatsi murumva ikipe ikeneye gukinira ku Cyatsi Gicumbi bazawukozara abanyagicumbi ngo babaye bakimenya amakuru bavuga ati tutatanikwa vibaya tembea na Yesu murumva mutubabare mudukize iyo kipe bita Al Hilal bivire ku bworohera ni Musanze bita Nyankenye urumva Gicumbi kina neza urumva rero nshuti yanjye icyo nakubwira namenye ko iyi karandire ni inasohoka urumva aya makipe ni approval yabonetse Axel muri rya hame rya Rwanda Premier League ryo kudahindagura fixtures aya makipe ya Al Hilal na El Merreikh azajya kina mu mibyizi imikino bafite yose y'ibirarane nyine itwe ibirarane kuko bataratangira shampiyona izajya ikinwa mu mibyizi urumva uvuga ngo niba tuvuga urugero Gicumbi urumva yari panze kwa kane AS Kigali yari panze kwa mbere Bugesera yari panze kwa kangahe byari kwa gatanu uvuga ngo ukuntu bazabigenza muri fixtures ishobora kuzasohoka nuko kuwa gatanu no kuwa mbere no kuwa gatatu no kuwa kane aya makipe niho imikino yayo azaba panze kugira ngo birinde guhindagura shampiyona yacu azatuma shampiyona yacu itinda cyane kuko ikipe y'igihugu ya Sudani nayo babwiye iki gikombe cya Asian Cup FIFA Arab Cup kizatangira hagati ya tariki ya mbere na 18 z'ukwezi kwa 12 izakitabira kandi abakinnyi bakina mu ikipe y'igihugu ya Sudani nabo bafite ubwo rero muri ibyo bihe birarana nabyo mu bibari umva rero nkubwira ukuntu bimeze Axel nta birarane bizaba